nagira ngo ndebe cyamuri mu mutwe ntibiramutanyegereye rero bivuze ngo biranga ngo nyegere ni kuri kugira ugaseka uri kubona iki ndabiza araza twizana urano cyamuri mu mutwe uri kubona iki uyu mukobwa se wewe none umva mubwiye uyu mukobwa nijoro twari turi kumwe wowe ndabisariya mu nzi wanjye wowe nagucya se n'uyu nguyu niwe yahageze ngo nagute nese ngiye ugira ngo wagera muri gato yanjye ugiye guteza amatwi ntago umukobwa yakwinjira muri gato yanjye ngo asohoke gutyo ntibibaho wagize ngo waje nyine yagerageje kunkanira ariko nyine kubera ko twari turi muri sala nitamujyana mu cyumba ageze mu cyumba ubwo none yikuramo neza naked urumva noneho uzise mu bundi ntabwo uri kumbaza ngo byagenze bite byagenze bite mwahuriye yasohotse mu cyumba kwanza yasohotse mu cyumba arimo arambwira tumva mu bantu bose twahuye uri namba 1 wakoze isaha irenga isaha n'igice aho kuri kungaba bigeze iminota igihe ubundi baba bizi ko niba ugeze mu cyumba n'amasaha 2 bitamujyana mu cyumba n'amasaha 2 ataragera ntushobora gusubiriza iki cyane ko kirenze izo nyashari uyu mugabo ashaka kuba none hano hari ukuntu irakoni kifataje we indaya mbaya yewe data we devu n'abana uzi n'ikindi noneho yambwiye ati ndaza kugaruka uyu munsi ubu ngubu ndi tayari urumva ndi tayari ahubwo nyine ndashaka nze kuba mpari indaya mbaya no yambwiye ashaka kugura nyine akantu kugira ngo noneho bize kumara amasaha nk'atatu devu ndayaguha wakoze igikorwa wabaho kabisa ahubwo tugende wagize gutya se ko umuntu wabigize ibintu bya hatari mani ibyo ngibyo nta birenze nimero yese nanjye nyine turabajamase nimba wagize nshoye kwigirira uwaga gushakira uwawe se okay nta kibazo gusa yego we mani bone ngiye muri no karitsiye urarenze mani urarenze ko umukobwa ahubwo none ngiye kuzaguha akazi ujye ugenda muri karitsiye ureba umukobwa wese mwiza mani bone ngiye muri no karitsiye ayi biteze ayi ndabona wabaye mwiza ahubwo none nuko tubisize ku muntu ko nubonye tugata tunkurura se umeze neza nisa waje hano tukaganira tuganira iki reka buriya umukobwa n'umusore ntago icyo baganira n'umusore wewe ngwino nkwereka utuntu twikorera ninde musore muri mwe bararenze ariko nge nta kibazo nyako Deva ararenze ikirana ariko se kuvuna ararenze sha umva nta kibazo mumubwire ndi ndabumva wakwegeye hano nta kibazo gasanga urashamba kuri mu ntoki ngwino nta kibazo Aisha hano ariko ujye ujya wegera abasore asaye warwaye intinyi inde ahubwo we wabaye ngwino usuhuze unangwe uratuza urayibona se ndange ntabyo mfite ariko Devu ariko iko wagira ngo nta makuru ufite ayahe muri iyi karitsiye ubumwe n'ingiye usigaye urenze sasha usigaye mu biki usigaye mu basore b'amaboga ugize ngo birashoboka ntawamenya wowe wese umusore uyu nguyu wangereranya nawe ugize mumeze mutese ni sawa twari turaho ko muri kuzubaza nyine twari turimo dutera story ahubwo ngwino tujoyininga ko amasegonda make nta mwanya mfite asaye ko hari ukuntu mba numva ashaka ko tuganira nta tuganira se shazashaka abandi buganira urabizi muraburije se subizi nese wakwegeye hano bazi Igira hano ariko nese ufite ubwoba bwo kwegera umusore ubwoba ngiye arije okay niba udafite ubwangangwino je ntabwo ndibuza ngaho nusone nakwicara kandi igipu ngwino basuhagarara hano iruhande hamas nyine numve nagahumuro kawe gahumuro shade wapi kabisa bakunyira jamba suze ndaza guhamagara arakuvugisha so gikoresha nimero ze niyaye ntacyo ndaguhamagara sawa si waza kuza mu rugo se oye chawapi tukagira bya bintu sawa wajya uvuga make ubonye Aisha rero buriye so ubonye turo dusanya rafite ku maso kandi koko nabiketse buriya yararimo aratekereza ibyo twakoze nawe ndaza guhamagara kumbona nta brand zirimo iyi karitsiye baranzi ngiye upfa kubona kubonye uri umukobwa mwiza gusa nese ko bose bamaze none urumva twebwe tuzajya ngiye wabujije kuba amaboga ntiba utari boga ibyo birandeba ngiye nziva mubwire buriya yanjye agata yimagine kwakundi ibyo ari bimeze mu cyo bro niyo mpamvu ubona gafite dusani ku maso ese ukoresheje juste man ahubwo uva ubwira
buriya Aisha kuva mbonye kuriya araza kugaruka mu rugo ndabiza araza kwizana urano hari ukuntu aba yambonye agatabona ndamukuruye urumva banabonaga ku maso ibyano zivubura amasoko mani kube uzima mvuna mupiraga ngo nyegere se nagira ngo ndebe ko akibyibuka kuva atanyegereye rero bivuze ngo biracyamuri mu mutwe ntibiramuva mazi umena bamuginga we Aisha ahubwo buretse byo muhamagare mubwire ni noneho mazi umenye uyu munsi ndaza kugura twato mukunda nayisha neza mazi umena buriya Aisha ahubwo buretse byo muhamagare ndemeye urya neza umuntu wagira ngo ufite ikibazo Mani ngiyewe ndakubwiye ahubwo ngiye kuguha akazi muri iyi karitsiye umukobwa wese uzajya ubona mwiza uzajya utumuzana iwanjye ngiye none nzajya nguhemba akimana bacuruza amashu ngo ndemeza ngo abasore ngo ndya baki urya neza bro urya neza tugabanya amagambo Aisha sheri akimana bacuruza amashu ngo ndemeza ngo abasore ngo ndya baki nawe uzagende abagabo badamu baduhe telefone n'abagore batanga telefone we wazagiye bakayiguha nta mugore wanjye wakujya inyuma nzajya duke ndyame kare kumeza uhebe baho baragenda bakabaponyora bakababindura ariko kubabindura kwa telefone byabiyobewe nziza ariko nta kibazo akazi kawuhembwa ibihumbi allo ndamaze ntabwo bakakatamo ibintu byo gusora ugasenga bebe umeze uteze umeze neza bite se bo aho utanasubise bihera duhamuragaho cyane nyine kubona isura yawe abagabo badamu abandi cyawe kinkurura ntubizi naguze ko rero ngiye ngukumbura I feel like ntashiri urashaka se kuza ko tuza kubonana yeah of course tugomba kumeetinga cause nyine I miss you so much uyu munsi niriwe mu rugo urumva ushobora kuza kundeba nyine nawe urabyumva asanga nakwiteguye ndagukorera n'akamasaje uyu mugabo ashaka kubasamba bibi reka ntacyo nitegure nandi mu rugo kanitegure ndebe ukuntu nakugera none umbe nkora pompaje umugabo ashaka kubasamba cyane urumva nyine ndakubwira nkora pompaje uyu munsi ndaguha umunyenga sibyo of course sawa n'akamasaje ndaba ngutegereje ntutinde bibi ntabwo ndi butinda ahubwo reka nitegure ufite igikabyo bro akubuze mwiri ku mutima wanjye kugira ngo ni umuntu usanzwe se nk'uko ureshya nk'uko nawe ureshya kugira ngo ewe nta muntu ese ni nguwo Dave se yewe nta muntu dufite nta muntu sinjera kugira ati nani no simva mubwira niba muri bwoga akajya gushaka ibintu bikamukubita mva ndakuyamye ngo njye kunzana kanwa kawe nta muntu dufite mva mubwira no se wabonye ukuntu akora rwose mu gym yirirwa mu bwayo mva ndakuyamye ngo njye ubu ni mu byo kumenya twamenyaniye muri gym none umwana aterura ibyo mukavuga ati wow abatabizizwa no kutabimenya none muragutesheje umutwe nahise wubwiye ngo nutubije bite ndizi nabivuze ukuntu yasheze se bati warere mu twiso I miss you warere mu twiso wagira ngo rakagera manzi seze bafite icyo kibazo ikibazo kiye siko abantu muri iki gihe turamuzi uwo mugabo wawe rwose ufite za bogari ari muri gym cyane we na Danizzo nubwo wenda ureshya n'ifu ntihambi imbwa ariko ntari ugize ngo ikunde no gutose ntabwo ari sawa ndamaze ariko nime nawe afazari aho kubyimbwa wawe warya imbwa yindi basinzungu ugize ngo ugiye kugira se ose uramukunda se arakukwemera ko arakugira se uramukunda kandi umbwenga agiye gukora na gym nako agiye gukora pompage mubona kangahe ugize ngo nukambe nawe ntabwo ari kenshi dukunda gukora muri gym ariko umva muri ibintu mwakora ibintu se ugize ngo muri mwakora ibintu bagiye kubikora mujye gukora ibintu ubwo ngo uyu mugabo ashaka kumva mushyuhi sharika rero washeze umeze nk'intama yasheze genda turebere ibyo ari byo uraza kutubwira amakuru ese ba muraziranye ntabwo umukobwa yakiyehura waje washeze kumenyana gusa uwo ni ikikuryo ni igicucu uwo naramaye arinanirwa uwo washeze ntabwo mukunda abantu bimereye neza ubwo mushaka kumuteranya kwa ko wabonye nikunza neza umva ubwire rero cogoshera agenda rwose genda ujyeyo uraza udama Aisha yagiye bamemere n'ibiceri aza ahubwo ari kuvuza sha njyewe rwose nagiye gupfa kumuranda kanero ndi mwana ibi jamani kubera ngo ni kiboga ari ngo gifite amatuza ngo gifite iki ngo gifite iki aratere tukagira n'umunwa gusa wenyine wigendera umva muri kukugira nana ibi jamani kubera ngo ni kiboga ai ndakuzi shaka ko ndabazi nta kibazo basize kutubwira amakuru
kandi niba uzaturirira niba usanga bikinisha boga ariko gifite amatuza ngo gifite usanga bikinisha akagenda yasheze yatunuye yagerayo bikagenda kuri atangiye kwikinisha ase umubwiye umukobwa muri karitsiye wese gatamuzi nibagiye kumubwira ariko ukuntu kagenda kiyemera boga ariko gifite amatuza ngo gifite ibijama no kubera ngo iki kibazo uramujama mama ntabwo kademara mwana barabavuza se barabavuza uriya nta rwa muvura ngo abandi baba usanga atangiye kwikinisha kimuhinja uramujama ajya kumusuri we gende twagiye turi kumwe neze ajya kumusuri we ajya kumusuri we gende murimo akora ibintu baby mani boni ngiye muri no karitsiye sheri waje umeze utese meze neza itesaho cyane nanjye ndaho mani boni ngiye muri no karitsiye mukundira ntabwo uca gahunda ntabwo nakuca gahunda kandi dufite gahunda umeze neza ariko meze neza baby niba uko nari gukunda ndabona wabaye cyiza kurushaho urakoze ahubwo umeze neza ariko baby nk'umuntu nane ndashaka ko tugenda kuvuganira mu cyumba cyiza kurushaho icyumba niba uko nari gukunda ndabona wabaye okay gusa urabona twari dukumburanye njye nawe katonze tuganireho gatoya mu cyumba naho haraza kuzana ngiye urumva gusa mfitemo n'amavunane ndumva nyine nshaka ko tuba turi mu cyumba nyine tunaganira n'iki subyumva icyumba nyine urumva ndashaka no kubukisinga nyine ndumva ibintu byose nsabwa kuri we ngomba kubikorera uyu muntu indayambaya niyo mpamvu na n'izindi naje ntaniteguye niyo mpamvu mwese bibi urabyumva nurumva nanjye nari ngukumbuye ariko buriya tubanje tukaganiraho nka wenda nk'iminota nk'ingahe nyine urumva hari ibintu tuganira kuki se baby ibintu byose ko twabiganira cyane kare kuri telefone ntabwo uzi ko nijoro twaraye turi kuvuga ukuntu byose biri buze kugenda nyine ndetse ko twabiganira cyane wowe ikibona ubura cyonyine ni ukumpereza karibu ubundi bakwereka icyo nshoboye ko twabiganira cyane kare sinubwo ko tunasomana ariko dushaka gusomana hano kubera ari muri salo gusanga biteje ikibazo cyangwa hari undi muntu winshi gusomana niyo mpamvu nyine nshaka ngo turi ahantu twenyine mu cyumba tunafunge nyine dutekinge our time ahantu twenyine bebe kamanze mu mazi kamunega nese ko ndeba wagira ngo ntabwo utuje mu mazi nyine humura naje niteguye ntabwo ndeba guteza ibibazo nasanye no kondomu nasanye no kondomu nta bibazo ndeba guteza naje niteguye ntabwo ndeba guteza nese ko ndeba wagira ngo uyu munsi nyine niteguye bihagije tugende se ngatijya nta kibazo sinjya kintu gukundera uyu munsi nyine niteguye bihagije tugende se tujya nta kibazo kamoni haguruka nyine nyine iki se ega humura njye naje niteguye ikintu nyine numva nshaka kukubwira ikihe kintu ushaka kumbwira hari ibintu njya nkunda kubigirira Max kigenda guteza ubushize ikintu nyine numva umukobwa wa mbere yahise ajya kwa muganga kumva ukuntu mba ndi munini ibyo nta kibazo nanjye humura ibyo ngibyo ntazi kandi aribyo nanjye nkunda turashize noneho ibyo nanjye nkunda uyu ni uvugira ikibazo kandi aribyo nanjye nkunda yahise ajya kwa muganga
kandi barabimbwiye bakubwiye ngo ubwoko bushyizeho reba icocere wabize ninde icocere wabize utatangira Dave. Ni muri gukora iki mo hano? Nunaka kuva cyagiye kugeza nisa. Ntasoni. Wazajye kwa muganga abanyarwanda bakamenya kurwaye. Ntasoni. Nana ukuru twari twakugenda. Nshashya kuno uri kumubwira. Ngo hari wapfuye ngo ntango nakwemeza kugapfa. Inda wemeje. Ese ntiyapfuye. Inda yapfuye. Yapfuye. Ari naye ntabwo ndi ubata binkoreye. Va yewe nawe wowe uyu nguyu nge naragerageje ndamuha abiri arinanirwa. Kukuruta amatovu nyine ukugikubita. Nari nzi ko amagambo ari ngiye yabwira ngiye nyine. Kumbe naraye kumubeshya ngo wapfuye. Wajya muganga bakuvura ukareka kuri uragira abana babandi. Umwana w'abandi uramushyuhije. Reba amatuzi ufite umuntu yagira ngo uri na muzimuzi n'akazi gaga. Maretse kumuri. Dave jya kwa muganga ugiye kuri utesha umutwe wandi bantu. Rego uko ubugambo kiba gifite se. Ngo ndakwica ngo nishe umuntu wishe ndewo. Iwe mu rutane gusoma Danizzo. Ahubwo we ko wapfuye uhagaze. Ziko ruko nabahagaze naho barapfuye. Njyewe cyagenda ndi muri mudi tarinze. Mudi tarinze. Uyu ngwe nawe ntabwo muri mudi. Uri gusaba imbabazi hariya bakutakanira uri gusaba imbabazi umukobwa arahagaramye. Ngo asohoke uri kumusoma. Novuga ngo usome. Soma no kukibana kibazo. Soma. Sara dusomane desana. Ubu biyenze ipantaro yambariye iki? Ipantaro zayikure mu mbari guti. Ati bakureke basingangwiye. Umva umenye ubwenge ko nawe ntacyo kumara muri dutaye cyane. Basohoka ukareka kwikomeza kwishusha. Akude no gusoma umukobwa ko byarakunani. Wakoze se wumva hari miki? Ahubwo wa mugari. Wakoze wumva hari miki? Hano n'ikintu bwa. Ikintu cyahise ngo bagomba kwambara inguti nk'abandi. Turebe. Turashize none. Ariko baze umuhungu uyambara tutubaze ngo tutinyenze kuri kumwe n'abakobwa buri gihe. Naguze umunwa yashoyeho kare ndi kwitambukira. Ngo Aisha ndagukumbuye. Ntabwo nagwaye kwinanirwa. Ntabwo nagwaye kwinanirwa. Umwiyebera bari uzazejo. Mugari dufite muri karitsiye. Jya kwa muganga baguha imiti uve muri ayo ngayo. Bashaka kujya kwa muganga. Arahari se. Sohoka tujyane umuntu kwa muganga. Dada dutaye. Sohoka tujyane umuntu kwa muganga. Neza twigendere. Ubwo nawe urawambaye ubusumeze ngo nk'igike. Mfacha twigendere. Debe. Turagutanga karitsiye yose none uno munsi. Asuga yine. Ndabikora. Kuri gutesha umukango bajya ngo. Dada. Nanda reka basi tubikore.